we munyeshuri rero ufite amanota 50% cyangwa se kuzamura, nagusabye ngo ukurikire iyi video kugira ngo ngusobanurire step by step cyangwa se faculty kuri faculty isaba amanota 50, byibuze ko wagize 50% ukaba wahabwa buruse. So University of Rwanda yashyize hanze ritangazo kugira ngo n'abanyeshuri bajye bamenya ibyo basaba bitewe n'amanota bagize. Niyo mpamvu nanjye nka Ivy Scholars twifuje kuza kugira tubimenyeshe abakunzi bacu kugira ngo nabo nibajya gusaba bazamenye ibyo basaba kandi bitewe n'amanota yabo. So izi faculty rero iyo zisabye rwose ubu ufite amahirwe menshi cyane yo kuba waba admitted ukabona buruse ukiga kuri buruse ya leta. So murakoze cyane mwe mwamaze gukora subscribe, ndabashimiye. Kandi nawe niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Ivy Scholars TV Rwanda, ndagusaba ngo udushyigikire ukore subscribe. My dear friend, ukore subscribe kugira ngo udutere imbaraga zo kukomenya gukora ibyo dukora, kuko ibyo dukora tubikorera mwebwe kandi ni mwebwe muduha imbaraga. So niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kuganira kuri aya masomo kugira ngo usobanukirwe kimwe ku kindi. Icyo ngusaba no kureba iyi video yose nta na hamwe utaruzi, kuko ushobora gutaruka ugasanga utarutse faculty yari kugenewe. Niyo mpamvu rero tugiye kugenda step by step kusobanura faculty, kubwira ama combination ayemerewe, nkubwira ndetse n'amanota basabye. Bahaye ikaze kuri Ivy Scholars TV Rwanda. Dutangire na faculty yacu ya mbere isaba amanota 50. Byibuze ko waragize amanota 50 wemerewe gusaba ino faculty. Ariko reka manze ngusobanurira ibi ngibi. Faculty ya mbere turayisanga muri Busogo campus. Iyi ni kaminuza y'u Rwanda iherereye i Musanze. Faculty rero dusanga yo ni agronomy. Usohokana award yitwa Bachelor of Science with Honors in Agronomy. Ngira ngo murayumva neza uko yitwa. So nkuko nabibabwiye rero ni muri School of Agriculture and Food Science iherereye i Musanze muri Busogo campus. So hano hari required combination TVET trades and marks. Ese nize combination zemerewe gusaba ino faculty cyangwa niye combination ugomba kuba warize, cyangwa se warize TVET ni ibiki usabwa kugira ngo usabe ino faculty. So hano rero hari required combination, ama combination nimba warize PCB, BCG, MCB ukaba ufite amanota ya 50% wemerewe gusaba ino faculty. Ariko nanone hano batanze icyitonderwa NB for candidate who studied agronomy and crop science in TVET schools, prospective candidate must have at least 60%. Bavuze ngo icyitonderwa abanyeshuri mwize muri TVET mukiga agronomy ndetse na crop science mugomba byibuze kuba mufite amanota ari hejuru ya 60. Ngira ngo hano murabibona at least 60%. Nubwo hano bakoze mistake muri bracket bagashyiramo 70, ariko na amanota ari hejuru ya 60 byibuze kubaturuka muri TVET. Naho abize PCB, BCG, MCB na amanota 50% asabwa kugira ngo wemererwe buruse ya leta kugira ngo wige agronomy. So hano rero ariko hari principal subject to be considered. Hano hari amasomo muri combination wize bagomba kuzagenderaho. Tega amatwi kugira ngo nayo ubanze uyumve utazahubuka ariko utaratsinza no masomo. Byibuze ugomba kuba waratsinze chemistry and biology, waratsinze mathematics and physics, waratsinze mathematics and biology, cyangwa waratsinze mathematics and geography. So murumva ko n'abantu bize MEG namwe mwemereye gusaba ino faculty, kuko ugomba kuba waratsinze mathematics and geography. Ubwo urumva umuntu wize MEG already nawe are included, yemereye gusaba ino faculty. Reka ngusobanurireho gatoya nanone. Hano ku manota urabona ko pass marks ni 50%. Area of study ibyo ntago turi bwigo tubigarukaho cyane. STEAM na non-STEAM narebe basobanuriye. Duration ni imyaka 4 nayo ntago turi buyivugaho cyane, ahubwo turigira kuri faculty ya kabiri. Faculty ya kabiri rero ni Agriculture, Economics and Agribusiness. Hano sohokana award yitwa Bachelor of Science with Honors in Agriculture, Economics and Agribusiness. Ngira ngo muri kwibona hano nashyizeho akaganza kakasa na nagakize kuri iyi faculty. So turatambika hano hirya ni muri Busogo campus. Combination ugomba kuba warize kugira ngo usabe no faculty, ugomba kuba warize MCE, warize MEG, warize PCM, warize MPG,
warize MPC cyangwa se warize MCB. Nimba warize imwe muri izi combination mvuze hano ruguru ukaba ufite amanota 50%, wemerewe gusaba ino faculty ya Agriculture, Economics and Agribusiness. So uburi probably kubona buruse rwose yuwize zimwe muri izi faculty UR yashyize hanze. Ariko hano bashyize cyitonderwa, hari principal subject to be considered. Aya masomo bagomba kuyitaho nyamuneka ubisobanukirwe neza. Nimba warize izi combination, imwe muri izi combination, byibuze ugomba kuba waratsinze mathematics and economics. Ubwo ni kubize MCE na MEG, byibuze mugomba kuba mwaratsinze mathematics and economics. Kuyitsinda nako ni ukuba byibuze ufite munsi ya grade D, wari ufite A, B, C cyangwa D, imwe muri izo grade muri aya masomo. Abize nabo za PCM, MPG, MPC, namwe mugomba kuba mwaratsinze mathematics and physics. Namwe mugomba kuba ufite grade iri hasi byibuze ya D. Ufite A, B cyangwa C cyangwa D, ukaba ufite amanota ari hejuru ya 50% muri national exam. Indi faculty ya gatatu turi kwihuta kugira ngo buri muntu wese aze kumenya combination ye ayiherereye. Hano turareba Bachelor of Science in Crop Production. Abantu mushaka kwiga rero crop production, hano ni muri School of Agriculture and Food Science, byo murabibona muri Busogo campus. Ugomba byibuze kuba warize PCB, BCG, MCB. Ariko hano nabize TVET muremerewe, ariko babashyireho icyitonderwa kubize TVET. Abize zino combination mvuze hano ruguru PCB, BCG, MCB, mugomba kuba mwagize byibuze hejuru ya 50%. Ariko mwaratsinze neza chemistry and biology cyangwa se mwaratsinze mathematics and physics. So hano ku cyitonderwa kubize TVET rero bavuze ngo for candidate who studied agronomy and crop science in TVET schools, prospective candidate must have at least 60%. Namwe rero mwize TVET mukaba mwarize agronomy cyangwa se crop science muri TVET, byibuze mugomba kuba mufite mwebwe amanota ari hejuru ya 60%. Bitandukanye n'aba ngaba bize muri lab bagomba kuba bafite 50%. Reka dukomeze kuri yindi faculty ya kane, ariyo Bachelors of Science with Honors in Horticulture. Abantu ushaka kwiga horticulture rero ugomba kuba warize PCB, BCG, MCB, ukaba waratsinze neza mathematics, physics or chemistry and biology. Byibuze aya masomo ugomba kuba yaratsinze neza, ufitemo grade iri munsi ya D nkuko nabigusobanuriye. Nanone the same nk'izo hejuru kubize TVET mwize muri agronomy and crop science, nanone bagomeje bagaruka mwe ko mugomba kuba mufite byibuze at least 60%. Kuba mufite amanota ari hejuru ya 60%. Muri hangana hano UR yakoze mistake yandikamo 70 muri bracket ariko ni 60%. So reka tujye kuyindi kugira twihute buri muntu nabize hege namwe muze kwisangamo, ndimo ndihutisha kugira buri muntu aze kwibonamo. Abashaka kwiga rero hano Bachelor of Science with Honors in Food Science and Technology, mugomba kuba mwarize byibuze izi combination, warize PCB, BCG, MCB, kandi ukaba waratsinze neza biology na chemistry. Ugomba kuba ufite amanota 50%. Abize TVET the same nanone bongeye bagarukaho bavuga ko mugomba kuba mufite amanota 60%. Reka tujye ku yindi faculty. Indi faculty ni Agriculture Mechanization. Abantu rero mushaka kwiga Agriculture Mechanization ugomba kuba warize byibuze imwe muri izi combination mubona hano. Kuba warize MPG, MPC, MCB, PCM ndetse na PCB. Kandi mugomba kuba byibuze mwaratsinze aya masomo. Waratsinze mathematics and physics cyangwa se waratsinze chemistry and biology, ufite amanota ari hejuru ya 50%. STEAM ni STEAM, urumva hari aho ihuriye n'amasayansi. Duration of study wiga imyaka ni 4 years. Reka tujye ku yindi. Hano hari Bachelors of Science with Honors in Agriculture, Land and Irrigation Engineering. So abantu rero mushaka kwiga Agriculture, Land and Irrigation Engineering, mushaka kwiga muri School of Agriculture Engineering muri Busogo, ugomba kuba warize byibuze MPG, MPC, MCB, PCM, PCB. Byibuze ugomba kuba warize imwe muri izi combination my dear friend. Kusobanure neza, ntabwo bivuze ko wabyize byose. Wize imwe muri izi combination nkubwiye, ufite amanota ari hejuru ya 50%.
watsinze neza mathematics and physics cyangwa se watsinze neza chemistry and biology, iyi faculty rwose uri probably ko wabona Bruce ufite amanota yawe 50%. Reka tujye kuri iyi ikurikiyeho yo bayita forest and landscape management. Abantu rero mushaka kwiga forest and landscape management muri Busogo campus, mugomba kuba mwarize MPG. Muri secondary mugomba kuba mwarize byibuze MPG, MPC, MCB, PCM, PCB cyangwa se warize BCG. Ugomba kuba warize aya ma combination mvuze haruguru, byibuze waratsinze neza mathematics and physics or chemistry and biology, ufite amanota ari hejuru ya 50%. Ahangaha rwose Bruce nakabuza urayibona yusabye iyi combination wakurikije izi requirement. Nanone hano bavuze kubize TVET, nanone mugomba kuba byibuze mufite amanota 60. TVET yo nta kabuza bayabasa amanota menshi murabizi, ugomba kuba rigize byibuze amanota 60% kugira ngo yemererwe iyi faculty ya forest and landscape management. Reka dukomeze kugira ngo twihutishe n'abandi baze kwibonamo. Ndimo ndihuta ariko mwihangane mutaza gusimbukisha kugira ngo faculty yawe itaza kugucika. Hano reka dusoze muri iyi kaminuza ijyanye n'ubuhinzi ndetse na forest and food sciences. Twihutishe, I'm sorry. Reka mvuge kuri ya nyuma. Hano hari faculty ecotourism and greenscape management. So abantu rero mushaka kwiga ecotourism muri School of Forest, Ecotourism and Green Space Management muri Busogo, byibuze ugomba kuba warize imwe muri izi combination muri secondary, ari usorejemo warize MPG, MPC, MCB, PCM, PCB, BCG. Niba warize zimwe muri izi combination mvuze hano ruguru, wemerewe gusaba ecotourism. Ariko nanone cyitonewe, ugomba kuba waratsinze mathematics and physics, ni za grade nakubwiye hejuru guhera kuri D kumanura, kandi cyangwa se waratsinze chemistry and biology ufite hejuru y'amanota ya 50%. So murabona ko byabaye approved by Dr. Gilome Nyagatare, uyu ni principal w'iyi kaminuza. Ariko reka tumanuke hasi, nago izi signatire tuzitayeho cyane, reka twite kuri faculty kugira mugende musobanukirwa neza. None hano tugiye kuri College of Veterinary Medicine and Animal Sciences. Abantu abantu mushaka kwiga ubuveterinary se cyangwa ubuvuzi bw'inyamaswa, reka aribo tukurikizaho kugira ngo namwe mumenye faculty wasawara ufite amanota 50%. Faculty ya mbere hano kugira twihutishe n'abandi nabo tubagereho, Bachelor of Veterinary Medicine. Abantu mushaka kwiga ubuveterinary, ubuvuzi bw'amatungo. Hano rero iyi campus yanyu aho iba mwebwe ni Nyagatare, nibyo bijyanye n'amatungo. Murabizi Nyagatare yubatse izina ku bintu bijyanye no korora, niyo mpamvu ni campus bayishyize Nyagatare kugira ngo ndetse nimugira n'igihe cya stage bijye biborohera. Murabizi ko hari habaho amatungo menshi barorora cyane. So ubwo urumva rero pratique rwose ishyirwa mu bikorwa byizewe. So abantu rero mwize PCB, BCG, MCB mushaka kwiga veterinary, hano rwose muremereye kuba ufite amanota 50%. Pass marks ngira ngo murabibona hejuru na amanota 50%. Waratsinze neza biology na chemistry. Reka tumanuke n'indi faculty ya ku bantu bashaka kwiga muri kaminuza y'ubuvuzi bw'amatungo. None bashaka kwiga Bachelor of Science in Animal Production. Animal production nayo murabyumva n'umusaruro uturutse ku nyamaswa. Abantu mushaka kwiga iyi Bachelors in Animal Production muri Nyagatare campus, ugomba kuba warize PCB, BCG, MCB ndetse n'abantu mwize TVET muremerewe. Ariko mwize muri veterinary cyangwa animal health muri TVET. Ariko none babashyire cyitonwa, mugomba kuba mwaragize 60%, byuze mufite amanota 60%. Aho bitandukana na abize PCB, BCG, MCB bo bagomba kuba bafite 50%, amanota ari hejuru ya 50%. Kandi baratsinze neza nabo babashyizeho cyitonwa, nabo mwaratsinze neza biology na chemistry. Kwitsinda neza no kugira grade byibuze ufite grade A, ufite grade B, ufite grade C cyangwa ufite D. Hagati y'aya masomo yose ugomba byuze ko ufitemo D cyangwa C cyangwa B cyangwa A. Aya masomo yose abiri uko bayavuze.
biology and chemistry. So hano reka dusoze muri kaminuza y'ubuvuzi bw'amatungo, dusoreze kuri Bachelor of Science in Aquaculture and Fisheries Management. I'm so sorry mu gusoma nari mbasomeye biri difficult, ariko reka twihutishe kugira dusoze. So abantu rero mushaka kwiga iyi Aquaculture and Fisheries Management mugomba kuba mwarize byibuze PCB, BCG, MCB. Ngira ngo murabyumva neza. Kuba warize muri segonderi izi combination eshatu mvuze hano ruguru, wemereye gusaba ino faculty. So kubize TVET nawe mugomba kuba mwarize veterinary cyangwa animal health in TVET, mugomba kuba mufite amanota byibuze ari hejuru ya 60%. So reka mbanze tsoreza anga kugira ngo iyi video itaza kuba ndende. Niyo hari isomo ushaka nawe cyangwa hari combination wize ukaba ushaka ko nagusobanuriraho, unyandikire muri comment kugira ngo ari ryo nzavugaho ubutaha. Murakoze cyane, ciao ciao.